ndaje kabisa. ni Theodore yuko ntabwo yaje bagiye. Okay, kubakurikiye IM Media Channel dukomeza tugenda tuganira n'abakinnyi batandukanye, abatoza, abantu batandukanye bakurikirana iby'umupira w'amaguru ndetse bakanawukoramo, kuri subscribe ndetse munatanga ibitekerezo, munakore share, mutubwira abo mushaka ko tubazanira. Ariko uyu munsi turi kumwe na Jabir akaba ari umutoza, w'abanyezamu w'ikipe ya Kiyovu Sport. Jabir, Of course. ndakuramukije cyane. Mukomere. Amahoro. Amahoro. Umutsinze Rayon Sport, umutoza wawe, umunyezamu wawe Djihad Nzayirwanda arigaragaje ndetse yahawe n'ibihembo bibiri na Gorilla Games bitewe nuko yitwaye neza. Akazi wakoze karakomeye, ni zihe mbaraga wakoresheje? Ibanga nta rindi ni gukora cyane. Ikindi ukugerageza kureba aho ibintu bitagenze neza ubushize twabikosora ku buryo tutongera gusubira. Burya bavuga ko ukora ikosa atari ikosa ahubwo kurisubiramo ari ryo kosa. Nicyo kintu nagejeje gukosora. Jabir, Kiyovu Sport yatangiranye n'umunyezamu Emmanuel Karyoba, ari we bari nka first choice niba ariko nabivuga, nyuma biza kugobyora Nzayirwanda Djihad arafatisha. Kwa Karyoba byapfiriye he? Nzayirwanda yakoze iki? Karyoba ikigaragara cyo ntabwo yari mubi, ariko yaraje ahura na challenge. Wasanga we yaraje azi ko bamuzanye kubera ko abahari atari beza, ariko yaraje ahura na challenge. We yaraje asanga burya inshuro nyinshi abakinnyi bacu b'Abanyarwanda iyo bagiye muri vacances bakora vacances kweli. Rero Karyoba we yaje asanga bavuye muri vacances, nta kintu bafite pe, baraza barakora. We yaraje afite forme, match za mbere arazikina za Mikare, muzungu atangira kumukunda, ariko nge nkabona hari utudeshe frane afite. Ariko ndababwira bari abana, ndabamotiva, ndababwira ati mukomeze mukora cyane, we never know wenda umwanya azagira gute, azagira utange, kubera ko hari utuntu ndimo ndabona nk'umuntu mukuru. Niyo mpamvu rero yageze aho ngaho akigirayo abandi bagakina. Hanyuma mwatangiye munafite n'ibibazo, umunsi umwe staff ikaba ari yuzuye, ubundi ntiyuzuye, umunsi umwe yagiye, wowe ntaho wari kwihungira Kiyovu, ntaho wari kwihungira kuko aha ni wanyu nyine ni mu Rwanda. Nta akazi kawe ntabwo byagaperitibaga bigatuma wenda uko wifuza gutoza abanyezamu bitajya mu murongo nk'uko ubyifuza, wabigenje gute? Burya monoza mu Gifaransa baca umugani ngo l'homme se mesure devant l'obstacle. Umugabo yipima mu bihe by'amage, mu bihe by'amage nibwo umugabo yipima. Je rero ibyo bintu bisa nk'umuntu wabimenyereye, kubera ko iyo ahantu hose nagiye nca nta hantu nigeze nca hatigeze haba ibibazo. Aka ngaka ka Kiyovu kari totoro nkurikije aho nabaye, i Bugesera ahantu nabaye, kwa Magajo nabayeyo, kwa Mukuru nabayeyo, utwo tuntu nagendaga nusangayo nitwo tugenda tugukuza. Nasanze rero icyo ngicyo muri Kiyovu cyaraje, ariko kiza gisanga ari ikintu menyereye. Nta hantu rero kujya, nta n'impamvu yo kutubahiriza kontra yawe. Hanyuma none Jabir murangije iyi sezo, ubu ngo abantu baravuga ati se icyerekezo cy'umutoza w'abanyezamu Jabir bimeze bite ku Bayovu bijyanye n'umwuka wasanzemo n'ibyo bibazo n'iki, uko wahisanze bijyanye no gukomezamo? Kuko niba utoje Djihad akagaragaza performance batakekaga bakanamwizera, nuko nabo bavuga bati akazi karakozwe. Nge icyo mbona kugira n'iyi saha umugabo ahora muki, ahora mu rugamba. Urugamba turarusoje rwa mbere, ntituzi igikurikira. Telefone zihora zifunguye, yabo wa Kiyovu yabo wande uzampamagara, ndacyahari, ndahari. Urabyumva, ubwo n'imizigo akeza karigura n'ibikapu biba bifunze ku buryo akeza karigura. Ubu ngubu Kiyovu, ariko aho abigeze aha ngaha ndacyari muri Kiyovu. None ngaha nta muntu ushobora kumbwira ngo ibindi mu gihe tutararangizanya buryo umuntu hano uza ya mbere niwo mwari muri kumwe, opportunity ya mbere niwo mwari muri kumwe. Muri iyi bihe umaze muri Kiyovu Sport, ni bantu ki wenda wavuga ute aba bantu sinzabibagirwa niyo najya ahandi, baramfashije batuma n'akazi kanjye? Burya hari umuntu ukumotiva naho nubwo wenda nk'aho mutanakorana ariko ari muri icyo kintu akakumotiva. Ntabwo navuga ngo mu byerekeranye n'abakinnyi cyangwa baba abafana baba abayobozi, umuntu wakumotivaga nk'abo babibe bari kuhamagara cyangwa n'abandi muri rusange uguhozaho ijisho abura akumotiva ihangane. Umufana wese wabashije kuguma kuri no ekipe muri bino bihe twa turimo, nuko twebwe twabashije kumva ekipe ibibazo irimo, n'umufana wabashije kubyumva ntahunge. Uwo mufana wese ndamushimira. Aba babibi batubaga inyuma cyane, ashobora kuba nta kintu aguhaye ariko akaguha iki, akaguha motivation gusa. Mukomeze mu Rwanda, Ntago ushobora guta papa wawe ngo kubera ko yabuze ratio.
urihangana ejo akabona uyu munsi niba babonye ibishyimbo ejo azabona inyama you never know. Jabir, mbere kugira ngo dusoze ongera twibutse parikuru yawe kuko ugeze kwikomozaho watangiye ubundi gutoza abanyezamu byari ugenda unyura hehe kugira ngo nyine abantu bamenye bati hari abantu bamenyereye ngo umutoza w'abanyezamu ngo agomba guturuka hehe ngo agomba kuba afite ikizina gikakaye ngo agomba kuba ari inde usanga rimwe na rimwe abatoza b'abanyezamu abantu batanabamenya. Nje nakuriye mu equipe y'Igikondo bita Rene ndi umunyezamu nakinanaga na Ndori Jean Claude ni promotion imwe urebye nge na Ndori ariko nari hejuru ye mu bumenyi yego kuko buryo umuntu avuga ko ikintu iyo ukizi ubona ukizi neza kiba ari kipaji cyawe. Nge nabonaga ntoza umuntu akazamuka cyane kurusha uko ngewe meze ngengera aho ngaho rero muri inuza muri Rene nazamutse mu majiniyoro nzamuka muri junior Rwanda nza kuzamuka njya muri Kiyovu inuza Kiyovu yambonye muri junior Rwanda nzamuka njya muri Kiyovu nkuru ya indi ya barumanyika na ba Kadafi na ba Tambo Diouf ba Kijigo hari nari mari ariko kubera ko nahuraga na challenge nyinshi z'abanyamahanga asanga ipantaro irasaza mbere ya Godi kubera ko inshuro nyinshi wasangaga nicaye ndaho ngaho no kutamenyekana cyane niho ngo byaturutse wasangaga nko mu myaka 2 ukinye nka gatatu cyangwa kabiri nabwo ntibakumenye ugasanga ukinye mu cyaro ntukinye i Kigali byari challenge ikomeye cyane kabisa. Umunyamahanga baramwemera ari umunyarwanda yaramwemeraga niho mbese strong heart yavuye ubwo mva muri Kiyovu kubera icyo kintu cyo kuvuga ngo sinkina ndavuga ndireka manuke. Honorable Makuza niwe wamaye igitekerezo cyo kujya mu Magaju ndagenda baramfasha mu Magaju banyakira nk'umwami bampa inzu itandukanye n'iy'abandi babaga muri umunyezamu uvuye muri Kiyovu ni ibintu bikomeye cyane byari mbese feto village. Ntangira kubamo ngaho mu Magaju ndayafasha umwaka wa mbere ntitwazamuka ariko undi wa kabiri tuzamuka none mfite imvune. Wazamutse muri Amagaju yani muri kaminuza nanjye icyo gihe nari mpari nari naravunitse aho ngaho nari navunitse ubwo Amagaju mvuyemo nakomeje mbamo gato noneho nza kubwira igihe twamanurwaga Kibuye yego ninjye wari muri iryo zamu dusezerera Kibuye ariko nkumva umubiri umeze neza nza kubwira rero abayobozi ni roho inataka ila mwili haupendi umubiri ugira uranga neza kabisa. Noneho kubera ko babonye uwari uri inyuma yanjye bitaga Bobo yahoraga azamura urwego kubera bya nakubwiye byuko ikipaji cyo gutoza nari ngifite yazamuraga urwego buri munsi ku buryo niyo yajyagamo nkaba ndaho ngaho numvaga nta kibazo kirimo buvuga kubera ko yabaga afite imyitozo myiza yego. Ubwo abona abayobozi baranyemerera barambwira ati sezera nta kibazo ariko uraguma hariya uratubera umutoza w'umunyezamu ibipapuro byose uzazibibonera hano noneho unadutoreza abana batoya mbonoze mu bana bose nagiye ntoza ngenda mbatoza ngenda mbona amahugurwa muri federation nkura gutyo abana ndabatoza kugeza iyi saha Amagaju abana nka 80% ifite n'abana baciye mu ntoza yanjye abari abana bitwa Simon Emmanuel ba Baroteri bari muri Mukura bakigeme bita bagasongo bari muri ubwo watozaga n'imbere ntabwo watozaga abanyezamu imbere natozaga imbere cyane ahubwo kurusha ko natoza abanyezamu. Hanyuma ibyo gutoza abanyezamu noneho ku rwego rukomeye wabitereye muri ayo Magaju n'ubundi nabitangiriye hariya mu Magaju kuko natozaga abo bana ariko nkatoza abazamu mu Magaju numvamo rero numva nshaka impinduka ujya muri Mukura numva nshaka gukura ujya mu baturanyi ba Mukura oya nahise nzamuka njya i Bugesera yego. Ubwo i Bugesera ndagenda mbayo nabaye imyaka 3 muri biriya bihe by'abanyezamu ba Shaurine na ba Rihungu dukenera inyuma inyuma y'isoko yego. Stade yuzura turiyo covid ibaye mvayo ugiye cya Masudi nibwo navuye natangira niseninga ndagizana na Masudi. Ubwo Abudu aje ashaka impinduka ntago wakanga impinduka wigira muri Mukura ngiye ubwo bakimbwira ati hari umutoza ushaka impinduka nawe ntaga gushaka muri systeme ye ngiye mitangira muri Mukura direct akeza karigura nibyo nakubwiye Rwanda Leonidas yego. Nagiye ku ruhande ndicara gusa telefone iguma ifite umuriro Mukura barakwakura Mukura iramamagara ngenda nibera muri Mukura umwaka wa mbere umwaka wari ukomeye cyane Mukura yenda kumanuka niho nabonye Jihad icyo gihe afite ibiro 102 muri covid yego. Ndibuka ko Olivier yambwiye ati
umutoza w'abanyezamu tuzanye ese uriyizera ndavuga nti ndiyizeye ati ufite ibibazo bikomeye kuko ufite kurwana n'ibiro bya jihad ndavuga ati no problem about that ubwo aramfasha ibikoresho bikenewe urabibona noneho turakomeza jihad agabanya ibiro paka agera ku biro 82 kandi avuye ku 102 ari muri mukura nibwo rero yakinnye akina mu match neza Kiyovu iramubona irongera mugarura kundi mwaka hagiye rero nibwo nese nshaka umuzamu Sebwato Sebwato araza turakomezanya uwo mwaka wari uwo wanjye wa nyuma Kiyovu Sport ihita kurambagiza Juvenal baje gukina intuza araza yisobanurira umushinga wo gutwara igikombe yumva afite muri Kiyovu kandi akaba akeneye abarijeni ba Kiyovu aravuga ati abantu ndizera ko washimishwa no kuzatwara igikombe mu equipe wakuriyemo ndavuga ati nta kibazo rwose anyumvisha umushinga neza ndawumva nubwo naje muri Kiyovu gutyo mbana nayo Juvenal gutyo kugeza n'ubu ukaba ukiri muri Kiyovu Sport kandi yagasandira kumfasha ibintu bimwe uragenda neza nubwo nyine utu challenge tutabura ariko ndabizi ibintu bizagenda neza tubizaterera wa mugani w'abaganda inshallah ubwo rero reka tugushimire rero Jabir ngo tuzamenya icyerekezo cyawe kandi turizera ko uzagira icyerekezo cyiza abakurikira rero IM Media Channel turizera ko mwamenye byinshi ku mutoza Jabir utoza abanyezamu ikipe ya Kiyovu Sport mukomeze rero mukore like mukore subscribe sharing n'ibiganiro tubagezaho turi kumwe namwe ibihe byose baba